sobanukirwa izina ni kuri telemontagne rwanyu. Izina ryanjye, izina ryawe, izina ry'inshuti yawe, inshuti ry'uwuzi. Ese wowe wibaza izina Fabrice? Izina Fabrice ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu kilatini ku izina faba risobanura umunyabukorikori. Iyi ni telemontagne Rwanda. Kanda subscribe, ukande share ndetse na comment, ubundi ukomeze kubana natwe hano. Utubwire izina ryawe cyangwa se izina ry'waba ushaka, ubundi turi gusobanurire ibiranga ba Fabrice. Fabrice ni umuntu ukunda cyane kandi nawe agakunda. Ibyo bituma iyo yakunze yimarayo kuko anabigaragaza. Akunze gukunda umuntu bitewe n'ikintu amukurikiyeho cyangwa se abona ko hari aho azamugeza. Fabrice ni umushyushya rugamba. Azi gutera abantu umwete kandi azi kurwana ishyaka ku kintu yiyemeje gukora. Iyo arakaye umujinya we uba hafi, akaba yakomerera nabi, wenda akaza no kwicuza kuko umujinya we udatinda bitewe n'imiterere ye uburyo aba ameze. Fabrice akunda umuntu umutera umwete cyangwa se umushimira ibyo yakoze. Bituma no mu kazi ke ahora akora cyane ngo atazagawa. Bigatuma akora yiyereka uwo akorera ko ari umuntu w'indashyikirwa kandi umuntu ukwiriye gushimwa, umuntu abantu bose bareberaho bakumva ko nawe bagomba gukora nkawe. Yanga agasuzuguro, yanga akarengane, ahora ari umuhuza w'abantu n'abandi kugira ngo akumire ibyo byose. Ni umuntu ufata inshingano, yita ku muryango no ku bandi abona ko ari abo kugirirwa impuhwe, bose abitaho nk'abe cyangwa se abo mu muryango we, akerekana urukundo rurimo kandi yerekana urukundo rumurimo. Iyi ni telemontagne Rwanda. Kanda subscribe ubundi ukari na share. Ni Valens Nzabonimana, ndagushimiye. Komeza ubane natwe.